Turatangiye rero nk'ibisanzwe amazina yanjye banyita Sano Cheetah. Tugiye kubana muri iyi video y'iminota mike cyane ariko itangaje ikomeje no gutera abantu ubwoba. Niba ufite umuntu w'inshuti yawe, umukunzi wawe, umubyeyi wawe, ndagushishikariza ngo uyisharinge cyangwa se uyimugezeho kuko ibi bintu biri kuba bikomeje gutera abantu ubwoba. Si inkuru mbarirano ahubwo ni ibintu bya nyabyo biri kuba. Ese imperuka yabigiye kuba? Ibi bintu bikomeje gutera abantu ubwoba. Rero ndagushishikariza ngo niba ufite umukunzi cyangwa se inshuti n'abandi bavandimwe bawe, sharing iyi video yibagezeho. Kandi niba uri mushya kuri YouTube channel bita IMPESHYI videos, ndagushishikariza gukanda subscribe. Kandi niba uri umusango kuri YouTube channel bita IMPESHYI videos iguha ibintu byiza, nawe ndagusaba gusiga igitekerezo cy'ikintu runaka nazagukoreraho. Bamwe basenga Sekibi cyangwa se Satani kandi baranabyemera mu ruhame. Abandi basenga Imana nubwo abenshi batizera Bibiliya. Ese wowe uri gukurikirana iyi video, ese wizera Bibiliya? Mbere yuko tuvuga kuri aya majwi ateye ubwoba, tugiye kuyumva. Akomeje gutera abantu ubwoba. Mbere yuko dukomeza, reka nkwibutse gukanda subscribe. Bibiliya ni igitabo kidasanzwe gisaba gushishoza. Bibiliya ubuhanuzi buyanditsemo bwose buri kuba. Mfite kubwira ko aya majwi ateye ubwoba akomeje kumvikana mu ruzi rwa Efurati. Mbere yuko tuyumva, mureke tubanze duhanga amaso ubuhanuzi Bibiliya itubwira bujyanye n'imperuka kandi buri gusohora. Efurati ni uruzi runini rubarizwa muri Aziya, ruba mu burengerazuba. Uru ruzi rungana n'ibirometero 2800. Ni uruzi rutemba muri Siriya, Iraki, Turukiya mbere yo kugera mu bigobe bya Peresi. Gusa inkuru itangaje kandi iteye ubwoba, nujya muri Bibiliya ugasoma ibice 16 haranditse ngo ibyago by'imperuka bitera. Reka mvuge ko wari umutwe cyangwa se title. Gusa nusoma ibice 16 umurongo wa 12 handitsemo ko mu gihe imperuka izaba yegereje runo ruzi ruzakama. None koko rwaragiye rurakama cyane biteye ubwoba. Rwaragiye rurakama cyane ubyumve kandi biteye ubwoba. Byakomeje no gutungura abantu benshi kuko babisanishije na Bibiliya, basanga koko ubuhanuzi buri gusohora. Byanditse muri Bibiliya biri kugendana n'ibiri kuba koko. Nyuma yuko rukamye hagaragayeyo ibintu bimeze nk'ubuvumo cyangwa se cave, tumeze nk'utudirishya. Nkuko bisanzwe tuno tuntu bino hakomeje kugaragara ibintu bimeze nk'ubuvumo cyangwa se cave, tumeze nk'utudirishya ducukuye mu bibuye. Akaba ari naho hari gusohokera ibijwi biteye ubwoba. Ayo majwi adasanzwe mwakomeje kumva rero niyo yakomeje gutera abantu ubwoba. Abantu bo mu burengerazuba ndetse n'isi yose muri rusange, abantu benshi bakomeje gutinya no kugira ubwoba, cyane cyane abantu bemera Imana. Kugira ngo ubyumve neza, ndagusaba kugira ngo ukurikirane kino kiganiro witonze, ugiye kubisobanukirwa. Ayo majwi yakomeje gutera abantu ubwoba cyane. Abanyamakuru batandukanye bahasuye batangira gufata amashusho no gufata amajwi. Ibyo bijwi biteye ubwoba uramutse uteze amatwi neza, ibyo bijwi wagira ngo ni nk'abantu basakuzamo bababara cyangwa ikijwi cy'ikiremwa kidasanzwe. Nubundi abenshi bamaze kwemeza ko ari bamarayika bamanuwe mu ijuru kubera kwigomeka ku Mana bo na Satani, aribo twita amadayimoni. Rero nk'abantu mukunze gusenga cyane, abantu bakunze gusoma Bibiliya, rero nk'uko mubizi
Satani n'abamarayika biwe birukanywe mu ijuru. Uko byagenze murabizi, bigometse ku Mana, batekereza ko bafite ubushobozi bumwe nk'ubw'Imana, bakeneye kurema kimwe n'Imana, mbese batekereza yuko ibikorwa cyangwa se imbaraga bafite zingana kimwe n'iz'Imana, kandi Imana ntabwo yari kubemera yuko bakora ibyo yakora, kuko murabizi yuko ba Satani nta kindi badukorera ni ukutugira nabi, ni ukutwoshya. Ibaze nka Satani yaremye umuntu ukuntu byaba bimeze nawe. Rero abantu benshi bakomeje kwemeza yuko ayo ari ya majwi y'abamarayika bamanuwe mu ijuru bo na Satani. Rero uko nabibasobanuramo, rero abo bamarayika rero bamwe bagiye bazirirwa, bafite aho bagiye bazirikirwa. Gukama k'uyu mugezi ni ikimenyetso kigaragaza ko imperuka yegereje. Nujya muri bibiliya, ibyahanuwe byose biri kuba. Soma mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, haranditse ngo mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, nibahanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Rero nk'uko mubyiyumviye, nk'uko byandikiye muri bibiliya, ibintu koko uko byanditse niko biri kugenda bigaragara. Basobanuramo ukuntu ikiyoka kuri uwo murongo rero, cyangwa se mu byahishuwe igice cya 12 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9, basobanuramo ukuntu ikiyoka ari we Satani n'abamarayika ba Satani, aribo twita abadayimoni, barwanana na Mikayeli n'abamarayika b'Imana. Barwanya icyo kiyoka, n'abo bamarayika baratsindwa, bajugunywa ku isi. Gusa ntago bari bemerewe kwidedembya ku isi no gukora ibyo bashaka, ku buryo wenda wahura na Satani mu nzira. Oya, bafite ukuntu baziritse, gusa bafite uburyo bakora ibintu byabo, abadayimoni. Mwibuke ko abo bamarayika bari benshi, nk'uko bimeze 4 muri bo bazirikiye muri wa mugezi rero wa Efurati. Ibyo birazwi, byanditswe muri bibiliya mu byahishuwe. Akaba ayo majwi ari kumvikana munsi y'urwo ruzi, akaba ari ayaba bamarayika bigometse ku Mana, aribo madayimoni. Ikimenyetso cy'imperuka kuko kiri kugenda kigaragara. Nusoma muri bibiliya igice cya 9 igice cya 9 umurongo wa 13, haranditse ngo marayika wa 6 avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe 4 y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti, bohora abo bamarayika 4 baboheye mu ruzi runini rwa efurati. Ubwo nukomeza ugahita usoma mu byahishuwe ibice 9 ku murongo wa 15, naho haranditse ngo nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kujya ngo bajye kwica 1/3 cy'abantu. Ibaze nawe. Nizere ko rero namwe mukomeje kugenda mubyumvira. Nk'uko muri kugenda mubyumva rero, nizere ko mubyumviye. Ari byo nasobanuraga cyagiye Satani amanuka n'abamarayika abademoni hano ku isi 4 muri bo Imana yarabafashe kubera gahunda zayo yashakaga kuzabakoresha ku munsi w'imperuka, ibabohera munsi y'umugezi wa Efurati. Ibaza umujinya bafite none, ibaze rero none barekura ibintu bazakora. Urusaku rero rwabo ruri kuzamukira muri munsi y'uriya mugezi wa Efurati. Abantu benshi bamaze kwemeza yuko kari byo, ko ari bamarayika 4 bafungiye munsi y'uriya mugezi wa Efurati. Rero bikaba bisobanuye ko bari kwidedembya cyangwa se bari gusakuzanya umujinya, bameze nk'aho igihe cyabo cyo kurekurwa kiri hafi, cyangwa se kiri kwitegurwa, nk'uko mubyumvishije muri bibiliya, kugira ngo uwo mwaka, uko kwezi, igihe mbese bateguriwe nikigera bazarikurwe, baze bice 1/3 cy'abantu batuye isi. Imana niyo yaturemye, yadusabye kwihana twanze kumva.
abo bamarayika bundi Imana niyo yabiboheye muri urwo ruzi kugira ngo umunsi, isaha n'uko kwezi n'umwaka nibigera izababohore, ubundi baze bice 1/3 cy'abatuye isi. 1/3 cy'abatuye isi ni abantu benshi cyane, ubyumve, mbese ni abantu bakaba muri miliyari 2. ibaze n'abo bantu bose bazicwa. Rero nakubwira ati ngo wihane ugasanga utangiye kuvuga ngo nje nago nihannye. Rero ibintu biri seriously, ibi bintu bikomeje gutera abantu ubwoba. Aya majwi nasanzwe akomeje gutungura abantu benshi cyane, kuko murabyumviye ko Bibiliya ikomeza kubigaragaza yuko ayo majwi ni bamarayika n'ubundi bigometse ku Mana bakajugunywa, kuko n'ubundi muri Bibiliya handitsemo yuko Imana hari abamarayika 4 yaziritse munsi ya ruzi rwa Efurati. Byakomeje kuvuga yuko rero ruzi muri Bibiliya byakomeje kwandikwa cyangwa kuvuga yuko ruzi ruzakama, none byabaye impamo uruzi rwarakamye mu buryo budasanzwe n'abantu byaranabatunguye. Ruzi runini rusa neza, ariko ubu rwarakamye. None kubera gukama hagiye hagaragara utuntu ducukuye, cyangwa se utuntu tumeze nk'udukave cyangwa se utuvumo, utuntu tumeze nk'utudirisha ducukuye mu bibuye. Utwo ngutwo rero akaba ari naho hakomeje gusohoka amajwi adasanzwe y'ibyo bintu mwumvaga. Rero abantu benshi bakaba ko bakomeje kumvikanisha yuko ari bamarayika bakomeje gusakuza bivumbagatanya. Igihe niba cyageze nawe wamenya, sinapfa kumenya nanjye ubwanjye. Ikintu nababwira rero nuko Imana imeze nkaho iri kutugaragariza yuko igihe cyageze. Abantu nimushake mutangiye mwihane. Impamvu Imana yababoshye nuko yari ibizi ko ari abagome bari kutugirira nabi. Nyamara reba ibyo badukorera baziritse, ibaze babohowe ibyo bazadukorera. Unibuke ko cyagiye baza kuba mu bantu basambanyije n'abantu, babigisha gucuragura n'ibintu bigiye bitandukanye. Ikintu bakoze rero abo bamarayika bakigera ku isi, batangiye gukora ibintu bitari byiza, aho basambanyije n'abantu. Mu kubasambanya byabaye ngombwa yuko abo bantu babyara ibiremwa birebire, cyangwa se nta bantu nyine, ni umuntu wabyaranye n'umumarayika. Urumva babyaye nyine umuntu udasanzwe, babyaye umuntu muremure cyane ureshya na metero 185, aribo bita abanefiri, ibigabo birebire cyane nyine. Rero bakigera ku isi batangiye gukora ibyo bintu bitari byiza, batangira kubangamira abaturage, aho abo banefirime cyangwa se abo bantu bareshyaga n'izo metero 185 bakomeza kugenda babangamira ikiremwa muntu, aho iyo yakandagiraga umuntu yahitaga apfa. Imana yakomeje kubona yuko biri guteza akajagari ku isi, birayibabaza, ifata umwanzuro wo kurabura uriya Nowa wari uri ku isi. Iramubwira ati tegura abantu bawe, tangira wubake inkugi, utegura abantu bawe ubabike mu nkugi. Nurangiza kubabika mu nkugi, njyewe icyo ngiye gukora ntago nyine gisanzwe. Nowa yumviye Imana kuko yari afitanye isano na Enoki, kandi Enoki yari umuntu w'Imana. Enoki yari yaragiye mu ijuru we. Byabaye ngombwa ko rero Nowa yubaka iyo nkugi. Mu kubaka iyo nkugi yahungishijemo abantu be n'izindi nyamaswa nyinshi cyane. Ubwo Imana n'umujinya mwinshi cyane yarabangije yohereza abamarayika bayo barwanya abo bamarayika b'abadayimoni, babasha kubatsinda. Bamwe ibaza mu kubatsinda, mwibuke yuko 4 nyine baziritse mu ruzi rwa Efurati, aribo twanakomeje no kumva mu majwi bameze nk'abasakuzanya umujinya, bivumbagatanya nyine, bameze nk'abashaka yuko igihe cyabo cyaba uyu munsi. Ubwo rero mu kuba gutyo byabaye ngombwa yuko Imana mu kuba Nowa yahungisha abantu biwe muri ya nkugi ndetse n'inyamaswa, byabaye ngombwa yuko Imana igwisha imvura iminsi 40 ndetse n'amajoro. Urumva nyine ni day and night, 40 days and night. Urabyumva nyine ni amanywa 40 nyine imvura igwa ndetse n'amajoro. Urumva rero hahise haza umwuzure, abantu bose bari ku isi baje kuba bapfa, bamarayika n'abaki bose nabo bahura n'ibyago bidasanzwe kubera Imana yari yarakaye. Rero ikindi kintu cyaje kuba Nowa rero baje kurokoka. Namwe rero mbifuriza yuko mwakora ibyiza mugakiranuka, kugira ngo icyo gihe nikigera Imana byibuze izabarabura ibabwira ati bano banjye muze mbereka aho mujya mwebwe, ibi bigiye kuba. Aba bamarayika bagiye korezwa ku isi ngo bice abantu. Aba bamarayika nyine ubundi muri Bibiliya handitsemo yuko ngo nyine igihe cyabo nikigera bazafungurirwa amarembo,
barekurwe baze n'umujinya nyine ibaze igihe cyose bamaze bafunzwe, noneho ibaze nibarekurwa umujinya bafite ukuntu bazaza bawahira cyangwa se bawahura ku bantu. Ni ibintu bitoroshye rero, bazaza bica abantu nawe. Ese waba wumvishije amajwi ameze nk'ateye ubwoba yumvikanye munsi y'uruzi rwa efurati nyuma y'uko ayo mazi yakamaga mu bindani hasi muri tano cyangwa se mu buvumo hagaragayeyo ibintu bimeze nk'aho ari utudirishya cyangwa se utuntu tutubuye, ibintu nyine byapfumuranyije. Ayo ni amajwi rero bakomeje kukumvisha ya ba bamarayika nk'uko nabibasobanuriye, ameze nk'aboroga. hose n'ahantu ayo majwi ari guhinguranya muri tano. So waba warigeze ubitekereza ko ari ya majwi y'abamarayika? Nk'ibisanzwe rero mwakomeje namwe kwiyumvira ayo majwi ateye ubwoba, amajwi adasanzwe y'abamarayika bavuye mu ijuru. Njye nk'ibisanzwe amazina yanjye banyita Sano Chita, nagushishikarizaga gukomera cyangwa se ukizera Imana, ukumva n'icyo Bibiliya ikubwira kuko n'ubuhanuzi buri kugenda busohora. Mwifuriza iminsi myiza, kubaho neza kandi no gukora cyane, ariko wibuka no gusenga iyo Mana. Mushishikariza gukanda subscribe kugira ngo njye nkukorera ibiganiro bitangaje cyangwa byiza cyane, kandi nkwibutse gutanga na comment y'igitekerezo ku kintu runaka nazakugarukiraho. Ndagushimira.